bw'Imana busage, kuko twapfanye na Kristo, nitukiri imbata y'icyaha, twahawe ubugingo bushya muri Kristo, tureke kuba imbata z'icyaha, duharanire gukorera Imana, kuko dutwarwa n'ubuntu bwayo. Kristo yapfuye kubw'ibyaha byacu, ubu ariko yarazutse ntagipfa, natwe twapfuye ku byaha byacu, tuzaba witeka twumvira Imana. Twahawe ubugingo bushya muri Kristo, tureke kuba imbata z'ibyaha, duharanire gukorera Imana, kuko dutwarwa n'ubuntu bwayo. Ukuzuka kwa Yesu Kristo kwaduhinduye abana b'Imana, ntitugitwarwa n'amategeko, ahubwo dutwarwa n'ubuntu bwe. Twahawe ubugingo bushya muri Kristo, tureke kuba imbata z'ibyaha, duharanire gukorera Imana, kuko dutwarwa n'ubuntu bwayo. Twahawe ubugingo bushya muri Kristo, tureke kuba imbata z'ibyaha, duharanire gukorera Imana, kuko dutwarwa n'ubuntu bwayo.